Yesu nashimwe, tubahaye ikaze kuri Amavia TV. Ni YouTube TV ibagezaho amagambo y'inkomezi n'ibyiringiro ashingiye kuri Bibiliya ndetse no mu buzima busanzwe. Nitwa Jean de Dieu Ndacyayisenga. Dushimiye Imana iduhaye uno mwanya wo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gusaba, gushaka ndetse no gukomanga. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha. Mana nkuru, turagushimiye kuri mwiza, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bihoraho iteka ryose. Nta wundi muhwanye, nta n'uwo muzahwana. Mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Nubane natwe kandi nufashe buri muntu wese wumvira ijambo, rimuha imbaraga kandi rimuvane ku rwego rumwe rimugeza ku rundi, kandi arushaho kugubwa neza ari mu buzima bw'umwuka ndetse no mu buzima busanzwe bwa hano mu ino si. Urakoze Data kuko mva gusenga, cyorohewe cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gusaba, gushaka ndetse no gukomanga. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Hari amagambo avuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo Yesu Kristo yari ari kubwira abigishwa be n'intumwa. Ababwira ano magambo kugira ngo nubwo turi mu isi, abe ari amahame akomeza abantu. Iyo abantu b'Imana bagendeyemo, bakayabamo, bagakurikirana iby'amahame ababwira, babasha kugira umugisha wo mu buryo bwinshi kandi wo mu buryo butandukanye. Imana itugirire neza. Ni mpamvu ki Yesu yabwiye abantu gusaba, gushaka ndetse no gukomanga? Imana itugirire neza. Ni ikibazo buri muntu wese ashobora kwibaza muri buno buzima busanzwe, ari mu buzima bw'umwuka no mu buryo bwo mu mubiri busanzwe. Mbabwire ko ano mahame agira umumaro mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, iyo umuntu abashije kuyakoresha neza nk'uko bikwiriye. Twari twibajije ikibazo kivuga ngo ni ukubera iki Yesu yabwiye abantu gusaba, gushaka ndetse no gukomanga? Icya mbere ni uko Imana yaremye umuntu mu buryo budasanzwe kandi yamushyizemo ubushobozi bwose budasanzwe bwamukiza, bwamuhesha umugisha, bwamugira umuntu udasanzwe, ariko akurikije ano mahame y'ubuzima no mu buryo bw'umwuka yo gusaba, gushaka ndetse no gukomanga. Imana itugirire neza. Ibisubizo byose burya biri muri wowe, kuko Imana yahishe iby'agaciro mu muntu. Mu yandi magambo, yabihishe muri wowe. Intekerezo zawe, impano wiyumvamo, ibyo wumva ubasha, burya muri wowe nimwo ibisubizo biri. Ntuzirirwe ujya kubishakira ahandi hantu. Imana itugirire neza. Bihishwe muri wowe. Kubera iki dusaba kandi ninde tugomba gusaba? Yesu nashimwe cyane. Dusaba kubera ko hari icyo dukennye,
kandi dukeneye kuyoborwa n'Imana muri byinshi Imana yadushyizemo. Dukeneye ubuyobozi bw'Imana, niyo mpamvu dusaba. Umuntu agira ibitekerezo byinshi ku buryo ubikurikiranye byose ushobora kwisanga nta na kimwe wakoze neza. Niyo mpamvu dukeneye gusaba Imana kugira ngo ituyobore, ngo dukoreshe ubushobozi twifitemo bugira umumaro kuri twebwe, bugira umumaro ku muryango, bigira umumaro ku gihugu, bigira umumaro ku itorero, bigira umumaro ku bantu bose batuzengurutse. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu dukwiriye gusaba, kuko dukeneye ubuyobozi bwiza bw'Imana kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi. Uyobowe n'Imana kubera ko wayisabye, wakora bizinesi ikagenda neza, wajya mu murimo w'Imana ukawukora neza. Ikintu cyose wakerekezaho amaboko n'ibitekerezo ugikora neza, kuko wabanjije kuyoboza Imana. Imana itugirire neza. Ikindi wakibaza iki, kubera iki ihame ryo gushaka? Kubera iki dukwiriye gushaka? Imana itugirire neza. Hano Imana yatwemereye ko nidushaka tuzabona. Urugero runaka, nushaka gukizwa neza uzabishaka, unabiharanire, unakora icyo Imana igusaba. Wera imbuto, ukora ibyo ijambo rikubwira, ukunde Imana n'umutima wawe wose, ukunde bagenzi bawe nk'uko wikunda, kandi ubashe kubana n'abantu bose amahoro. Hari ikiguzi bizagutwara, kandi uzabona yuko icyo kiguzi cyari gikwiriye koko. Imana itugirire neza. Ubundi Satani yatumye hari ibyo dutakaza, kuko yatumye twiyuhakuya, tukarya ari uko twavunitse, tukambara ari uko twakoze, tukagera ku bintu ari uko twabiharaniye. Nuko Satani hari ibintu yagize gute, yagiye atunyaga, tukababara, rero kugira ngo duhindure ibyo bintu bidusaba ikiguzi cyo gushaka, bidusaba ikiguzi cyo gushaka, tukanakora, tukabona icyo twashakaga mu izina rya Yesu. Nushaka ubukire uzabubona, nushaka kuba ukomeye uzakomera, nushaka kuba igisubizo cy'abandi uzaba igisubizo, nushaka kugira bizinesi zitanga akazi ku bandi uzabibona, nushaka gukora ibidasanzwe uzabiharanira kandi uzabibona. Gushaka bijyana no gushakisha, wegeranya ibidahari bikazabyara ikintu gifatika. Imana itugirire neza. Nushaka kubaka inzu nziza ukabikurikirana uzayubaka mu izina rya Yesu. Nushaka kubaka umuryango mwiza utandukanye n'indi miryango ukabiharanira, ugakora icyo bisaba, uzabigeraho mu izina rya Yesu. Uziyungura ubwenge, ubiharanire, ugerageze gusoma, wiyungura ubumenyi budasanzwe, uzabigeraho. Icyo nicyo bita gushaka. Uzagerageza kandi uzabigeraho, kubera yuko Imana izaba iri kumwe nawe. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Iyo yari prinsipe yindi cyangwa se ihame ry'ubuzima ryo gushaka. Nushaka uzabona. Imana itugirire neza. Kubera iki dukomanga tugakingurirwa? Dukomanga se heye? Imana itugirire neza.
mu buryo bw'ubumana dukomanga ku rugi rw'Imana, ariko no mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo tugana aho ibisubizo biri. Imana itugirire neza. Urugero, niba ushaka akazi uzajya gutepuza, ukora ibizamini baguha akazi. Nubwo wize ntibivuga yuko uhita ubona akazi, ahubwo urakomanga ukabona. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo uzagenda ugeraho amahirwe ari, uzayashakisha, ugende uyagereho, ukomange, amahirwe azagukingurira. Amahirwe y'akazi, amahirwe yo kweza wenda niba uhinga, amahirwe yo gucuruza ukunguka kubera ko wagiyeho bacururiza, amahirwe y'ibyiza kubera yuko wagiye aho amahirwe ari. Hari amahirwe menshi, hari amahirwe aboneka mu binyamakuru, hari amahirwe aboneka ku bantu, hari amahirwe aboneka ahantu hagiye hatandukanye. Ukwiriye kujyayo mu izina rya Yesu. Imana uzagenda ukomange, uzakingurirwa, ugere kuri ayo mahirwe mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Gutera intambwe ugasaba, ugashaka, ukanakomanga bizahindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Uzaba uw'imbere, ntuzaba uw'inyuma mu izina rya Yesu. Uzaba umunyumugisha kuko uzahabwa amahirwe, uzabona amahirwe, uzabona kandi uzanakingurirwa. Imana itugirire neza. Ibyo ni byo mbifuriza bene data, gukurikiza zino prinsipe cyangwa se ano mahame yo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bwo mu buzima busanzwe. Gusaba, gushaka no gukomanga mugakingurirwa. Imana ibagirire neza, Imana ibakingurira imiryango, Imana ibakingurira amahirwe, Imana ibageze kuri byiza, Imana ibageze kuri byinshi, Imana ibageze ku bukire, Imana ibuzuza umwuka wera, Imana ibuzuza imbaraga z'Imana, Imana ibuzuza ubutware bw'Imana, Imana ibazamure, Imana ibageze kuri byinshi, Imana ibakorera ibidasanzwe kubera ko mwashatse, mwasabye, mwakomanze mugakingurirwa. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Maze iminsi mbwira abantu nkababwira ngo mukwiriye gukora, mukwiriye gutekereza, mwarangiza mugatekereza ibintu bihambaye, ibintu bidasanzwe, mwarangiza mugakora, mwarangiza mugashyira mu bikorwa, nibwo muzagera kuri byinshi kandi izina ry'Imana rizakomeza gushyirwa hejuru, n'ubuzima bwanyu buzagubwa neza. Mube abanyamugisha, muhesha abandi umugisha kubera ko mwabaye abanyamugisha, mwakoze icyo ijambo ry'Imana ribabwira. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Mana nkuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka umuntu wese uryumva, Mwami Imana yacu, agakora icyo ijambo rimubwiye. Mwami Imana yacu, nagusaba Mana ahabwe, Mana nakomanga akingurirwe, Mana nashaka abone, kandi nasaba nahabwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri Imana yumva kandi uri Imana ikora. Ubayobore mu ntekerezo zabo, ubayobore mu mishinga yabo, ubayobore mu migambi yabo, ubayobore mu ntekerezo zabo, kuko Mwami Imana yacu bemeye kugucira bugufi, bakemera gukurikiza hano mahame yo muri ubu buzima. Urakoze Kristo, turagushimiye kuko uri umwami w'abami kandi ukugira neza, kandi yuko witeguye Imana gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dusabye. Mwami urakoze Yesu, turagushimiye. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakora subscribe, mugakora like ndetse mukanasharinga, kugira ngo amakuru yose tuzajya ducishaho afasha muri buno buzima bwo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buzima busanzwe ajye abageraho.
kandi mwibuke no gukora kuri ka kazogera kugira ngo mujye mubona notification uko ubutumwa bugiye bugeraho kuri runo rubuga. Muzajya muhabwa umugisha, kandi n'ibindi bitekerezo byose n'icyo mwumva twabacukumburira mu ijambo ry'Imana ndetse no mu buzima busanzwe, nacyo mwakitugezaho tukazagikoraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha kuri Amavia TV. Murakoze, mugubwe neza. Amen.